Ese ujya utekereza mu bihumbi 2030 hano mu Rwanda cyangwa kuri iyi si ukuntu hazaba hameze muri kino kinyejana cya AI turimo? Ujya ubitekereza aho umuntu atazaba akora akazi gasanzwe ahubwo ategeka Robitcs cyangwa se ategeka ikintu runaka kikamukorera ibyo ashaka gukora? Wibyibazaho cyane ahubwo ngiye kukwereka cyangwa se ngiye kugushushanyiriza uburyo mu mwaka w'ibihumbi 2030 hazaba hameze. Singiye kugutera ubwoba cyangwa se nkubwire ngo gira ibyo ureka, ahubwo ngiye kukubwira ati ngwino wiga ibi ngibi. Muri iyi video nagutegura ibintu by'ingenzi bitatu ngiye kugarukaho. Ikintu cya mbere ngiye kugarukaho ni AI. Ikintu cya kabiri ngiye kugarukaho ikintu bita Robitcs. AI ni ubwenge buhangano. Ubwenge buhangano abantu benshi bagenda babunyura ku ruhande cyangwa se abantu benshi bazi ko babuzi kandi ntago babuzi koko mu by'ukuri. AI turimo kuvuga hano tuzi nko mu Kinyarwanda nk'ubwenge buhangano ni ikintu giteye ubwoba. Ni ikintu giteye ubwoba, ariko ni ikintu giteye ubwoba ku muntu utarakizi cyangwa se ku muntu kiri gukoreraho ibitangaza atigeze abonaho na rimwe. AI rero, AI ishobora gutekereza, ishobora gukora ibintu yo ibwaye ibyitekereje mu bintu tuzita AGI. Sinshaka kubijyamo cyane ibintu bya AGI, gusa nuza mu ishuri ryacu cyangwa se muri live tuzajya dukora hano kuri no channel uzamenya byinshi cyane kuri no AI. Ino AI rero nk'uko tuyizi nk'ubwenge bukorano ishobora yo gukora ibintu ibyibwirije cyane cyane. AI rero igira amaturu ariyo tuzi nka ChatGPT, nka Gemini, nka Claude. Tuziga uburyo izo ChatGPT zikora. ChatGPT yo nago nuyifate nkaho ari AI, ahubwo ChatGPT uyifate nkaho ari agace gatoya cyane cyangwa se ari nka tool. Tuvuga model uyifate nkaho ari akamodo cyangwa se agaturu gatoya cyane karimo ubwenge bukorana, aho bwa designinzwe kugira ngo tujye tubasha kuganira nabwo cyangwa se tujye tubasha kuyiha amakuru, ubundi tuyibaze ibintu dushaka bitewe n'ibyo twayihaye. Sinshaka kubijyamo cyane, gusa niyo mpamvu navuze ngo tuzajya dukorana ama live session cyangwa se tuzajya twigana cyangwa tuzajya tubona ama video atandukanye nzajya mbaha. Wowe icyo nagusaba no kuguma hano ubundi tukazajya twigana. Sasa rero ikintu cya kabiri ni Robitcs. Robitcs ni iki? Robitcs tuyizi nk'umufasha, niko twebwe tuyita nk'umufasha mu isi ya tech. Umufasha rero uje gukemura iki? Suko akora ibintu abantu batashobora. Robitcs twebwe mu isi ya technology tuyifata nkaho ari umuntu twikorera. Reka tuyifate nkaho ari umuntu twikorera. Uwo muntu twikorera rero niwe udufasha gukora ibintu byatugoraga gukora. Tuvuge niba ari ukwikorera ibiro nka 50 bya sima, wowe utekereza yuko ushobora kuba ukora akazi k'imbaraga ngo katazazamo AI? Uransekeje cyane. AI izagusanga mu byo urimo byose, waba ukora muri jaride, waba ukora muri biro, waba ukora akazi twita ubukirina, waba ukora akazi kameze gute, waba uri umuprograma, waba uri umuntu ki, AI mu 2030 izagusanga muri ibyo bintu ukora. Ikintu rero twita Robitcs. Robitcs yo nitumara kuintegramo AI cyangwa se buno bwenge bukorano, yo izajya ivuga ngo ahantu umuntu yateruraga ibiro 50 bya sima cyangwa se byiki ipfa kuba ari ibiro 50, yo izagiza iterure ibiro 100. Urumva yuko umuntu guterura ibiro 100 yari kubigabanyamo kabiri, ariko iyo Robitcs yo izajya ibiteruramo rimwe. Umuntu sinzi ko hari umuntu wapfa guterura ibiro birenze 50. Niba uhari wabiterura ibiro birenze 50 nta kibazo, ariko umenye ngo nawe Robitcs zakuzuye. Sindi kugutera ubwoba cyangwa se ngo ngukange cyangwa se ngo nkubwire ibindi bintu bidasanzwe, ahubwo ndi kukubwira ngo shaka uburyo ki umenya kuri bino bintu. Nubimenyeho bikaza nta kabuza uzakomeza nawe ubikoresha. Sindi kugutera ubwoba niko nakubwiye. Gusa ikintu cya mbere ushobora kumenya cyangwa se ikintu ushobora kwitaho cyane kuri Robitcs, AI na digital platform ni iki ngiki ndi kukubwira. Ugomba kuza muri iri shuri ryitwa From Zero Academy, tukazajya twigana live session aho ufite ikibazo cyari cyo cyose cy'amatsiko cyangwa se ikibazo ushaka kumenya kuri ibi bintu bya AI, Robitcs na digital platform, uzajya ukibaza ubundi tukigusubiza. Sinzi niba uri tayari kumva ibyo bintu cyangwa se kumva uburemere bw'ibyo bintu. Nta mafaranga nkwatse, ahubwo ngewe ndagira ngo nange ubufasha cyangwa se ndagira ngo nange contribution yanjye nsharinga ubumenyi nzi. Ngewe ubumenyi nzi narabwishyuye, nabwishyuye amafaranga arenze miliyoni
mvuge mirongo ingahe z'amanyarwanda narabyishyuye ngiye naciye mu ishuri ndabanza ndabyiga ariko wowe ngiye kubiguhera ubuntu hano kuri YouTube. Sindi kuvuga ngo ni ubuntu ariko uzajya utakaza cyangwa se uzajya ntabwo twabyita gutakaza, uzajya uspending umwanya wawe uri kureba muri iyo live engaging cyangwa se uyirimo unabaza ibibazo byaryo byose ushaka. Ikintu cya gatatu ni digital platform, aho tuzasangamo zino za Upwork, Fiverr, ushobora gukora amafaranga uri nk'umu freelancer. Kuri no channel narabibategure cyane, mwagiye muzibona izo video. Ikindi kintu muri digital platform niho dusangamo social media. Abantu benshi cyane ntago bazi ko social media zishobora kukubyarira umusaruro. Wowe ushobora guspending amafaranga n'umwanya wawe uscrollinga, abandi bagaspending umwanya n'ubwenge gusa, ahubwo bakinjiza wowe ibyo uri gutakaza. Mu rwego rwo kwirinda ibyo ushobora gutakaza rero, nagutegurira amasomo atandukanye aho tuzajya dukora live session. Aho tuzajya twungurana ibitekerezo, ukambaza ikibazo cyose uri kwibaza, ukambaza ikibazo cyose ushaka kumenya kubijyanye na AI, Robitcs and digital platform. Iyo live session yajya iba 3 mu cyumweru. Niba udafite n'umwanya muri icyo gihe tuzaba twakoze live session, twabateguriye cyane mwazajya musangaho video twazajya tuba twavuze muri yo live. Ibyiza bya live nuko ushobora kwibariza ikibazo wowe runaka ufite, tukaba twagiye gusubiza live tuvugana. Ese witeguye kumenya AI bari kuvuga niki? Ese witeguye kumenya digital platform bari kuvuga niki? Ese witeguye kumenya Robitcs bari kuvuga niki? Ibyo bintu bitatu uko ndi kubikubwira mu 2030 bizaba biteye ikibazo ku muntu utabizi. Ku muntu utabizi ndi kuvuga umuntu utarabimenya, ahubwo no umuntu utazi kubikoresha. Ngwino nkwigisha uko babikoresha, ngwino nkwigisha uko ushobora kubibyaza umusaruro, ngwino nkwigisha uko ushobora kwiyadapta kugira ngo ubimenye, naba ari wowe usigara cyangwa se nabe ari inshuti yawe isigara. Ino video nyikoze kugira ngo uteguze ujye ubana natwe muri zo live session. Turaza gukora post nyinshi cyane tubigaragaza igihe tuzajya tuyikorera. Nta rwitwazo na rucyo ufite kuko nta mafaranga namwe bizagusa, ahubwo bizagusaba amafaranga ya megabyte, bigusabe telefone yawe, bigusabe n'umwanya wawe, kandi umwanya wawe nago uzajya urenga isaha. Yes, reka nsoze ino video nkubwira ngo ngiye kuguha homework cyangwa se ngiye kuguha umukoro uri butahane, cyangwa se niba ari ibintu uzi wahita usubiza aka kanya, bisubiza hano muri comment. Ese AI uzi icyo ari cyo? Ese niki kiri kugutera ubwoba kuri AI? Nurangiza gusubiza icyo cya AI uhita unsubiza Robitcs. Ase Robitcs ubundi wari wayibona n'amaso yawe? Bimbwira hano muri comment, ahangaha muri comment. Ndagushimiye cyane ko ibyo bintu mvuze ubyumvishe kandi ujye kubikurikiza. Nizere ko tuzajya tubana muri izo live session. Nitwa Kata Yves, reka dukomeze kubana mu bindi bintu byose nabateguriye. Ciao ciao. Nizere ko mwakanze subscribe.